turakwitabye karame Nyagasani kuko duhamaganga kuri buri munsi ku neza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana ije kudukiza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 33 tariki 20 Ugushyingo 2023. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'Abamakabe, umutwe wa mbere umurongo wa 10 kugeza kwa 15, umurongo wa 41 kugeza kwa 43, wa 54 kugeza kwa 57, n'umurongo wa 62 kugeza kwa 64. Mu rubyaro rw'abami bazunguye Alexanderi mukuru, haza kwaduka warushije ububi bose ariwe Antiochus Epifani, umuhungu w'umwami Antiochus wari warabaye igihe mu bugwati Roma, aza kuba umwami mu mwaka w'137 w'ingoma y'Abagereki. Muri iyo minsi muri Isiraheli haduka abantu b'ibyigomeke bashuka abantu benshi bababwira bati, nimucyo tugirana amasezerano n'amahanga dukikije, kuko kuva aho twitandukanyije nayo aribwo twatewe n'ibyago bitagira ingano. Ayo magambo arabanyura, nibwo benshi muri rubanda bihutiye gusanga umwami, nabo baha uburenganzira bwo gukurikiza imigenzereze y'abanyamahanga. Nuko barema itorero Yerusalemu bakurikije imigenzereze y'ibyo bihugu by'amahanga, ntibongera kugenya abahungu babo, kandi bihakana isezerano ritagatifu kugira ngo basabane n'abanyamahanga. Bityo barigura ngo bakunde bakore ibidakwiye. Bukeye umwami ategeka ko abatuye igihugu cye cyose biremamo umuryango umwe rukumbi, buri wese akareka imigenzo ye, maze amahanga yose agakurikiza amabwiriza y'umwami. Abayisiraheli benshi bakira neza iyobokamana rye, batura ibitambo ibigirwamana kandi bica isabato. Mu mwaka w'145 ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa Kisilewu, umwami atereka ishyano riteye agahinda ku rutambiro rw'ibitambo bitwikwa, bubaka intambiro mu migi ya Yuda yari hafi aho. Ku miryango y'amazu no ku bibuga bahatwikira ububani, naho ibitabo by'amategeko babonaga bakabishwanyaguza babiroha mu muriro. Uwo bafatanye igitabo cy'isezerano cyangwa se uwo babonaga akurikiza amategeko, iteka ry'umwami rikamucira ubwo gupfa. Nyamara benshi mu Bayisiraheli bakomezaga kuba intwari, bagira imbaraga zituma babasha kutarya ibintu byahumanye. Bemera gupfa aho kurya ibiribwa byahumanye cyangwa kwica isezerano ritagatifu, kuko kandi barapfa. Nuko muri iyo minsi Isiraheli irarakarirwa bikomeye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 119. Nyagasani ungirira ubuntu mbeho, maze nzakurikize amategeko yawe. Nshengurwa n'uburakari imbere y'abakwihakana, batandukiriye amategeko yawe. Nkikijwe n'imitego y'abagira nabi, ariko sinibagiwe amategeko yawe. Unkize abantu bashikamiye kugira ngo nkurikize amabwiriza yawe. Inkozi z'ibibi zintoteza ziransatiriye, amategeko yawe ziyagendera kure. Abagira nabi umukiro ubari kure, kuko batumvira ugushaka kwawe. Nshenguka umutima iyo mbonye abahakanyi, kuko badakurikiza amategeko yawe. Nyagasani ungirira ubuntu mbeho, maze nzakurikiza amategeko yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 18 umurongo wa 35 kugeza ku 43. Icyo gihe Yesu yegeriye Yeriko, hakaba impumyi yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahitaga, abaza ibyo ari byo. Baramusubiza bati, ni Yesu w'i Nazareti uhise. Nuko atera hejuru ati, Yesu mwana wa Dawudi, mbabarira. Abari imbere baramucyaha ngo naceceke, ariko arushaho kurangurura ijwi ati, mwana wa Dawudi, mbabarira. Yesu arahagarara, ategeka ko bamuzanira. Amugeze iruhande aramubaza ati, urashaka ko ngukorera iki? Nawe ati, Nyagasani, mpa kubona. Yesu aramubwira ati, ngaho bona, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arabona, maze aramukurikira, agenda asingiza Imana. Abantu bose nabo babibonye basingiza Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abantu bose nabo babibonye basingiza Imana. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Intego yacu y'uyu munsi nuko tugiye kubona Imana. Twarangiza kubona Imana tukajya no kuyereka abandi. Umunsi umwe umubyeyi yagiye gusaba penetensiya, nuko ageze mu ntebe ya penetensiya
atangira avuga ibyaha bye. Nuko aravuga ati, natekereje ngeza kure, ibyaha byanjye ni ibyo. Nuko arangiriza aho ngaho. Maze padiri ngo aramubwira ati, mubyeyi, gutekereza ntabwo ari icyaha, ahubwo ni mahire kubona umuntu utekereza. Mbese ni nk'aya mvugo y'umuhanga Descartes wavuze mu Kilatini ati, cogito ergo sum. Iyo nshinga rero ikavuga cogitare, pense, gutekereza. Rero gutekereza ni ikimenyetso cy'umuntu uriho. Umuntu utariho ntabwo yatekereza. Umuntu niwe utekereza kuko afite ubwenge, afite n'umutimanama, niyo gusa ushobora gutekereza. Rero mubyeyi, komeza rero ujye utekereza. Nubona ibintu ugiye gukora ari bibi, utekereze guhita ubireka. Ariko nutekereza ibintu byiza, ukabona icyiza ukakirinda, ugatekereza ku kibi kugira ngo ukirinde, ugatekereza ku byiza kugira ngo ukomeze ukore neza, komerezaho, komeza utekereze. Umuhanga nutekereza, umuntu nutekereza, kandi agatekereza akageza kure, bityo akarangwa nyine n'ubwo bushishozi kugenda avangura ikibi n'icyiza mu gihe ari gukomeza atekereza. Komeza rero ukomeze utekereze, ntuzigere na rimwe uhagarika ibitekerezo, kuko igihe uhagaritse ibitekerezo nyine uzaba wapfuye. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Niba ndi gutekereza bishatse kuvuga nyine ko ndiho n'ikimenyetso cy'uko ndiho, ndatekereza, mfite ubwenge. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Hari abantu muri iyi si batekereza bakageza hafi bakihugiraho, hari n'abandi ariko batekereza bakageza kure. Amasomo Kizito yacu yaduteguriye akize ku nshinga bita kubona. Ubwo tugiye kuyakomeza dutekereza, tugatekereza tukageza kure, tukabona kure. Ariko gutekereza ukageza kure, ugutekereza ukageza ku Mana, ugakora iby'Imana. Kubona ukabona kure, ni ukubona Imana. Wamara kubona Imana ukayereka abandi. Gutera imbere ni ukubona neza, ni ukureba neza ukageza kure, kureba Imana. Byaba bikumara iki niyo maso ufite abona ibintu bya hano ku isi, ariko atagufasha kureba kure ngo ubone Imana? Amasomo yombi harimo abantu babangamira iyo nshinga yo kubona, bityo bakaduhumya amaso. Ubwo twumvise mu isomo rya mbere twatangiye igitabo cy'abamakabe, Abisirayeli bajyanywe mu bunyago bari i Babiloni. Ubwo hazaduka abagomeramana, abayobe, ibyigomeke, bagatangira bakabavangamo imico y'Abagereki. Nuko rero imico y'Abagereki ikivanga n'imico y'Abayahudi, kandi imico y'Abagereki, imico y'abanyamahanga, bwari ubuyobe, byari bigirwamana, gusenga ibigirwamana. Nuko uko twabyumvise, hadutse umuntu, umwami Antiyokusi, ari mu bakingiriza imbaga y'Imana. Nuko rero agahatera iki kigirwamana cye kibuza Abayahudi kongera kuyoboka imigenzo myiza, amategeko y'Imana, ubuyoboke ku Mana. Akamvuga igira iti, ntabapfira gushira. Uko biri kose hari abazemera bakaba intwari nk'uko twabizirikanye. Hari abazaba intwari boye kwihumanya, boye kuramya ibigirwamana. Hari abazaba intwari bakareba kure, bagatekereza bakageza kure, bakageza ku Mana. Hari abazaba intwari bakabona Imana, kandi kubona Imana bizarangira nyine bapfiriye Imana. Nguko gutekereza ukageza ku Mana. Nubwo haboneka inzitizi, ese nawe ujya utekereza ukageza kure? Ese nawe ujya ureba ukageza kure, ujya ubona ukabona kure, ukabona Imana no mu bibazo no mu bitotezo? Iri somo rya mbere riraduha ishusho y'Abakristo turi bo. Ese imbere y'ibitotezo, imbere y'ibigirwamana, imbere y'ibintu binkingiriza, mba nshobora kubirenga ngasimbuka nkagera hirya, nkajya hakurya kugira ngo mbone Imana? Cyangwa mwantekereza ngo ubwo bankingirije reka nanjye niryamira aha ngaha, ubwo uriya ambujije gukora iki kintu cyiza reka mpite mwumvira? Ngiki cyaranze Abayisiraheli, bamwe baba ibigwari, abandi babiki, abandi babintwari, kubera kureba kure. Kureba kure no kureba hehe? No kureba ku Mana. Ivanjiri uyu munsi nayo iratwereka ko kureba ari ukureba Yezu. Yezu ari mu nzira agiye Yeriko azahakora ibitangaza bibiri, azahumura impumyi, hanyuma azatambuke no kwa Zekewusi. Turumva impumyi yahoraga yicaye, uburyo yumvise Yezu atambutse. Ese niki cyayibwiye ko ari Yezu kandi itarabonaga? Yarabajije birumvikana, ariko turaza kubona ko umuntu ahumye amaso ntago burya ari byo bituma atabona. Na Nyagasani akomeza kugira ubundi buryo agukoreshamo kugira ngo ubone, ubashe gutekereza kandi ugeze kure. Iyi mpumyi rero itakambiye Yezu ati, Nyagasani mbabarira. Nibwo Yezu yabaje ati, ngukorera iki? Irasubije iti, mba kubona.
amen. Nk'uko mu isomo rya mbere twazirikanye umwami Antiyokusi wazitiye abayisiraheli azana ibigirwamana, azana amashusho ye y'urukozasoni ngo ariyo baramya, turazirikana no muri ivanjiri ikivunge gitambamiriye impumyi gishaka kuyizitira ngo ntabone Yezu, ariko araza kurenga icyo kivunge yigerere kuri Yezu. Nyagasani mpakubona. Yezu rero ntabwo gusa aza kumuhumurana amaso abona gusa iby'inyuma, ahagaraza no kumuhumura imbere amuhe ukwemera. Ukwemera kwawe kuragukijije, amen. Yezu ntabwo dukiza gusa ku mubiri, ahubwo dukiza no kuri roho. Burya umuntu ashaka kuba afite amaso y'inyuma ariko atabona, kandi byaba. Reka turebere hamwe imyanya y'ibyumviro idufasha kubona, idufasha guhura n'abandi. Imyanya 5 y'ibyumviro y'umubiri w'umuntu. Hari amaso atuma tubona, hari amatwi atuma twumva, hari ururimi rutuma twumva impumuro y'ibiryo, hari amazuru atuma twumva impumuro, urukarango, ndetse bwa nyuma hari n'uruhu y'urukozeho rutuma narwo dushobora gushyikirana n'abandi, yagukoraho ukabyumva. Iyo myanya yose ko ari 5, uburya ntawe utayifite, abantu benshi turayifite. Abahanga rero bemeza undi mwanya anaho tujya kuzirikana ukomeye cyane udufasha kwakira kwa kwemera, umwanya bita umwanya wa 6, 6e sens, umwanya w'ibyumviro wa 6. Uwo mwanya rero nubwo twita wa 6, ariko witwa mu ijambo terme technique witwa intuition. Intuition rero niyo tugiye kwiga, bikize kugufasha kureba ariko ukareba kure, watekereza ukageza kure. Intuition ni iki? Intuition ni uburyo bwo kugera imbere. Intuition niho hava ijambo rindi intelligence, ubwenge. Ubwenge nyine ni ukwenga. Kwenga bisaba iki? Kwenga bisaba kujya hasi ukenga. Ubwenge, l'intelligence ou bien l'intuition biva ku magambo abiri kiratini bivuga ngo intus legere, intuition nyine. Intus legere, lire à l'intérieur, gusoma imbere. Rero umuhanga, umuntu uzi ubwenge nuzi gusoma imbere. Ntabwo gusa akanura gutya by'inyuma areba ibimukikije gusa, ahubwo nuzi gusoma mu mutwe, agasoma mu mutima, bityo amara kubihuza akabona, akabireba, yarangiza kubireba ubundi akabona ikiri cyiza, akaba ari cyo akora nyine. Ngo umuhanga, ngo umunyabwenge nuzi gusoma imbere. Intus legere, gusoma imbere. Intuition rero ni uburyo bwo kumenya ibintu kare ukabisoma hehe, ukabisoma indani. Ni uburyo bwo kumenya ibintu mbere y'abandi ukabisoma hehe, ukabisoma indani. Iriya mpumyi ishoboka ko yari yifitemo ka intuition kubera ko yumvise impumuro ya Yezu. Ntabwo yari afite amaso, ariko yumvise impumuro ya Yezu. C'est par l'intuition. Mu gihe inyamaswa zikora par instinct, umuntu yakagombye gutekereza gukora par intuition. Intuition, mubyeyi wumvise intuition icyo ari cyo? Gutekereza imbere ukageza kure. Abanyeshuri benshi bajya batsindwa mu ishuri kubera ko basomye ku kibaho, basomye mu ikaye yabo, ariko ntibigeze basoma mu mutwe, ntibigeze basoma indani mu mutima. Gusoma imbere nibwo bumenyi nyako, nibo bufasha gutondagura iyo nshinga yo kubona neza. Nibwo ubona neza, wamara kubona ukabona ibyiza, ukabona iby'ukuri koko. Intuition no kubona iby'ukuri. Iyo 6e sens, ubwo buryo umenya ibintu nanjye kuvuga utanabishakaga, nibwo tugiye gukoraho umwitozo. Kubera ko abantu benshi dufite amatwi turumva, dufite amaso turabona, ariko ni bakeya bareba kure, bareba imbere, basoma imbere. Ngubwo buhanga. Abantu benshi twarize dufite za dogtora, bamwe barize ibihangange bikomeye cyane, ariko bishoboke ko batajya basoma imbere kubera ibibakikije, ibyo babona, ibibazitira, nka za nzitizi zose bigirwamana, ariko ni bake batinyuka gusoma imbere. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu gihugu kimwe ngo hateraniye abanyabwenge bakomeye cyane, abantrepreneur bagiye kwiga ku mishinga y'icyo gihugu maze igihugu kigatera imbere. Iyo nama agombaga kumara amasaha agera muri 7, bari guteganya, bari no gutegura uburyo abantu bagomba gutera imbere, igihugu kigatera imbere. Hari hakoraniye abanyabwenge, abahanga, intiti, abashoramari bakomeye cyane. Uwagombaga kwirangiza amasaha 7 yagombaga guhabwa amadolari 500 yuko yitabiriye nyine inama. Urumva ko yari inama koko inahemba. Nuko ngo bageze mu nama, inama igeze hagati nko ku masaha 3 gusa cyangwa 2, nuko wari uyoboye inama, perezida w'inama agiye kubona abona umugore arahagurutse, asabye uruhushya, aravuze ati, umva, ndarwaye, ndwaye umutima,
sinshoboye kongera gukomeza inama, narisabye urushya ko binaniye gukomeza inama, ngiye gutaha nge mu rugo iwanjye. Nuko perezida amusubira amubwira ati umva, utarangiza inama ntabwo aza kubona amadolari 500. Ibaze nawe niba umugore areka kurwara umutima, areka kujya mu rugo, maze akemera kwicara muri inama agakora amadolari 500. Wa mugore arasohoka, nuko arataha. Kamwanya nko mu minota mike, perezida yongera kubona undi mugabo nawe azamuye akaboko. Ati umva, ndasaba uruhushya, ntago nongeye gukomeza inama kubera ko ndwaye, ndikumva umutwe uri kundya ku buryo budasanzwe, ndaremerewe. Ndikumva umutwe uri kundya, singishoboye gukomeza inama. Nuko perezida yongera kumusubira mu ryategeko ati umva rero, umuntu wese utarangiza inama amadolari 500 ntabwo aza kuyafataho. Nuko wa mugabo arasohoka, arataha, ajya mu rugo agiye kuruhuka. Nuko abari mu nama ngaho natekereza, uyu mugore arasohotse, umugabo nawe amusohotseho. Ubwo se nta kantu wiyumviramo wowe? Bagiye hehe? Kuki bagiye kureka amafaranga? Bagiye hehe ubu ngubu? Iyi misiyo yari bazanye bagiye kwirangiza, bagiye hehe? Nuko bari mu nama bose batangira kubakeka amababa. Ati uriya mugabo n'uriya mugore gukibirwaje. Nuko buri wese abafataho ijambo, noneho bashyiraho ingenza ngo babacunge ahantu bagiye kujya uriya mugabo n'uriya mugore. Dore ko basohotse bigaragara ko bari babiziranyeho, barirwaje. Nuko ngo ingenza igiye kubona, ibona umwe agiye iburasirazuba, undi agannye iburengerazuba. Ubwo se baraza guhurira hehe? Nuko bakoze iperereza nyuma baza gusanga batari banaziranye, nawe nkuko uza kugenda ukomeza ubyumva. Gusa bari aho mu nama basigaranye akantu, bibaza aho uwo mugabo n'uwo mugore baza guhurira nyuma y'uko umwe yirwaje undi akirwaza nawe. Baraza guhurira hehe? Umwe arwaye umutima umugore, umugabo nawe ngo arwaye umutwe. Baraza guhurira hehe? Komeza, ntago ndarangiza. Inama irakomeza nkuko bisanzwe. Ubwo nyine abayirimo baraza gutana amadolari 500. Nuko ngo wa mugore wasohotse mbere yari yigiriye iburasirazuba, ageze iwe muri ako kanya gatoya urumva umutima uri kumurya. Ageze iwe ahita acakirana n'umukobwa we. Uwo mukobwa akaba ngo yaratwite, yarabihishe iwabo, ngo yacunze nyina agiye mu nama. Nuko aratangira akora ibikorwa by'ububisha, maze aza kubyara. Nuko umwana amufungira mu gakarito, nuko agera ajya kumujugunya mu musarani, ahita acakirana na nyina waruje nyine uvuye muri ya nama. Maze wa mubyeyi abwira wa mwana ati mpereza ko gakarito, asanga ari umwana urimo. Wa mukobwa ngo aramubaza ati mama, ko nari nzi ko agiye mu nama kandi kutindayo byagenze bite? Nuko nyina ngo aramusubiza ati umva, numvaga umutima undya, ntago narizi impamvu umutima uri kundya, niyo mpamvu nihutiye kuza hano mu rugo ko numvaga hari igitari kugenda. Icyo gitari kugenda rero ngiki, umutima wanjye bisenyira kuko ntoye umwana wanjye, mbisenyira kuko ndokoye umwana wanjye rero ugiye guta mu rwobo. Nuko wa mukobwa bishoboke ko agize ikimwaro cy'inkimisa 25 n'isoni nyinshi, yumva neza aratunguwe ukuntu nyina yamenye ko agiye gukora ayo mabi. Umutima wanjye noneho uratuje, ubu ngubu umutima urakize kuko ntoye umwana wanjye wari ugiye gutaba. Mbere numvaga nta kigenda, none koko numvise ibintu bitangiye kugenda neza. Amen. Ku rundi ruhande wa mugabo nawe wari wasohotse muri ya nama ngo agiye iburengerazuba, hari icyo bari baracukuye mu rugo, fosse septique, bari bataragipfuka. Nuko umwana we ngo aza kugwamo. Wa mugabo agera mu rugo, wa mutwe uri kumurya, yumva umwana ari gutabaza, nta wundi muntu uri mu rugo. Nuko wa mugabo ahitira muri cya cyobo, azamuraho umwana, ntacyo araba. Urumva urwo rwari ngo rufite ngo metero hafi 20 z'ubujyakuzimu. Nuko wa mugabo yinjiramo maze ajya kumuzamura. Nuko amugejeje hejuru ngo ahura n'umugore, yaramubaza ati ko narinzi ko agiye mu nama, ugeze hano ute? Nuko umugabo aramubwira ati umva, nicaye mu nama nkajya numva hari ikintu gitari kugenda, iriya ensanova pa. Nuko rero nza niruka ngeze ahanga nyine nsanga umwana yaguye mu rwobo, none ngo wenda muzamuye, mbise numvise umutwe wanjye ukize. Amen. Hari ikintu gitagendaga muri ngiye gihe nanicaye muri iriya nama, ariko ngubu ndikumva noneho ntekanye. Je me sens à l'aise. Ndikuva noneho mfite ibyishimo, ndikuva noneho ntekanye. Ba Kristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngo kuko ya nama yaje kurangira, bishoboke ko abandi baberimo babonye amadolari yabo nk'uko bari bayandikiwe. Wa mugore n'wa mugabo babuze amadolari imbere y'iki, imbere y'ubuzima bw'abantu bagomba kujya gucungura. Ngicyo bita intuition, sixième sens, uwo mwanya w'ibyumviro wundi uza muri twebwe,
uri muri twebwe tutajya dukoresha. Abantu benshi ntabwo bajya bareba imbere mubyeyi, imbere kureba imbere, gusoma imbere. Uyu mwanya ubonye icyo wawugura ariko ntibishoboka ko ugura nyine, ushobora no gutakaza amafaranga ugatakaza ibintu, ariko uyu mwanya urahenze iyo wabashije kumvira ukugeza heza. Intuition légère, intuition, lire à l'intérieur, l'intelligence, ubwenge ngubwo, kumenya kare, kwiyumvisha ibintu biri kuba ako kanya. Imana igira icya uwo yageneye iyo ngabire imeze icyo, wajya kuba wicaye nyine ukumva uri kumva hari bitari kugenda muri wowe, urabihiwe, hari impamvu bihiwe, genda ujye kureba. Hari igihe waza gusanga nyine hari ugiye gukora amabi, aha ukazamura wa mwana, ukabona wa mwana, ugatora wa mwana bari bagiye kugirira nabi. Kubera iki? Ako kantu intuition, uwo mwanya wo kubona, warebye urareba uritegereza kugeza ubwo Nyagasani nyine akugeje ku kintu cyiza. Nyagasani mpa kubona, nawe uyu munsi se gusaba Nyagasani akwereke ko Nyagasani dufite byinshi yatwereka, ariko n'utwo tutamukundira. Nguyu mwanya w'imbere abantu benshi dufite ariko tutajya dukoresha. Intuition légère, kubona imbere, ubwenge naho bushingiye mubyeyi. Erega ubundi busanzwe mu rugo rwuzuye, reka vuge urugo rwuzuye, hawemo umugabo hakaba n'umugore ndetse n'umwana. Umugabo nutekereza nyine yerekeza kuri wa mugabo warwaye umutwe akababara mu mutwe. Umugabo nawe wiyubashye mu rugo agomba kumenya hakiri kare ibibazo biri mu rugo rwe nyine, akaba yarwara umutwe akababara ari gutekereza, ibitekerezo bikamwica, ibitekerezo bikamurembya, kugeza igihe agiye ku gisubizo nyacyo, agatora umwana we wari ugiye kugwa mu gobo, agatora umwana w'inzara yari igiye kwica, akamenya gukora akandi agakora neza nyine. Nibwo uzasanga umuntu mwari muteranye ahise yigendera. Kubera iki? Yumvise ça ne va pas, hari kitagenda aho ngaho nyine. Nabona hari kitagenda azigendera nyine kugira ngo bigende neza nyine. N'urugo rwiyubashye rugira umugore, wa mugore umutima icyicaro cy'ibitekerezo. Iyo umugore azi gutekereza akabishingura mu mutima, ibintu bigenda neza nyine. Nubonera urugo akajya kubona akabona umwana ko iriya ça ne va pas, agatekereza akabona umukobwa iriya ça ne va pas, yajya kumugera imbere koko agasanga umwana yaragiye gukora amabi, yaragiye kwiha ikinini cyica, yaragiye kwica, ariko Nyagasani akagira uburyo muhishurira buhoro buhoro. Kureba kure ni uguhishura ibiri imbere, ukamenya kureba ukageza ku Mana. Nguko kureba kure mubyeyi. Twebwe rero imbere y'amafaranga, hari igihe amafaranga duhumya, ibigirwamana bikaduhumya amaso. Nibwo uzasanga ko twagiye mu nama turi gutegura imishinga izateza akarere imbere, izateza igihugu imbere, ariko tukibagirwa iterambere rya roho. Mwababyeyi mwe mujya mureba inama zose dukora muri nosi, turicara mu nama, turicara ariko tukicarira amafaranga ngo baraza kuduhemba. Ariko ni kangaho ujye ufata umwanya ngo ucare mu ngoro y'Imana, urebe Imana, ubone Imana. Uyu mwanya w'ibyumviro, reka tuvugeho gatandatu, intuition, ukunze gukura développer par, ukunze gukura bitewe n'isengesho, isengesho rya adoration, gushengerera. Gushengerera rero bituma ureba kure, ni nk'indorerwamo nyine, ukareba Yezu nawe agakumurikira. Yezu agatambutsa urumuri wawe, kwa kwemera twavuze kwatumye iriya mpumyi nyine ibona. Uko abantu benshi dufite amaso turakanuye ariko ntabwo tureba, kuko iyo tukiza kuba tureba ntabwo twagakoze nyine amabi. Twagombye kureba tukareba uriya muntu ugiye gukora amabi, tukajya n'uburyo tumuburira buhoro buhoro, tukagira uburyo tutangira tumuhereza inama ngo uko gutekereza ukageza kure. Uzatekereza ugeze kure ryari? Igihe uzaba wicaye nyine muri chapelle, igihe uzaba waboneye Yesu akanya, igihe uzaba wabonye akanya ko gusenga, nibwo uwo mwanya w'ibyumviro nawe uzakura. Ukurishwa n'isengesho, nta kindi kiwukurisha ku mukristo. Yego nyine hari n'abandi uwo mwanya uriho bitagombera ko basenga, ariko ibyizewe ni isengesho. Gukoreshwa uwo mwanya n'isengesho, uwo mwanya ukoreshwa n'isengesho, cyane cyane isengesho ryo gusenga bucece, oraison, guhura na Yesu, gushengerera, kureka Yesu akakubwira. Muri make uwo mwanya, mu ncamake ibintu byose navuze, uwo mwanya witwa kongorera. Ni ukureka Yesu agakongorera akubwira ati iriya ça ne va pas, iriya ça ne va pas chez toi, hari ikintu gitari kugenda neza iwawe. Nikiye? Sohoka mu nama, haguruka, genda urebe, kongorerwa na Yesu. Nyagasani bakubona. Yesu nakwereka niba uri buze kubona, kandi ukabona ikiri cyiza. Kubona ni ukubona ukageza ku Mana, kubona ukabona abantu ujya gutabara, kubona ukabona umukene ukamusanganira, kubona ukabona umurwayi ukajya kumusura, kubona ukabona
ukeneye ubufasha bwawe kugira ngo ujye kumutabara aho yari yitabye, aho bari bamutabye. Nuko rero ukamuzamura, ukamuzahura, ukamugeza ku Mana. Ngubu ubwenge mwese, Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Kami wadukunze, ibyiza wadukunze.